ubushobozi bwe bukeya bwamaze kugaragara ndetse binahishura ejo hazaza y'inshingano bamuhaye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yo guhabwa inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, byamaze kugaragara neza yuko uyu muryango azawuroha mu manga bitewe no gufata imyanzuro atagishije bagenzi be inama. Ese ubundi byatangiye gute ku buryo abaperezida bandi bo muri Afurika bamucishamo ijisho bagaragaza yuko inshingano yahawe zo kuyobora uyu muryango atazifitiye ububasha cyangwa adafite imbaraga zihagije ndetse atekereza biciriritse? Ibihugu 20 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byahisemo kugaragaza ijwi ryabyo ku bidashyigikiye imikorere itubahiriza amategeko ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka wa 2026 watanze kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, agashaka ko abakuru b'ibihugu basigaye ba Afurika bayemeza mu masaha 24 gusa binyuze mu gushyigikira icyemezo cyiwe yafashe ku giti cyiwe atabanje kugisha bagenzi be inama. Mu gihe ari umuryango uhuriwemo n'abantu benshi, we ntabwo yabegereye abagisha inama, ahubwo we yafashe umwanzuro ku giti cyiwe. Ibi ngibi bikaba byeretse abandi baperezida bahuriye mw'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe gashobora kuzabaroha mu manga. Reka tubyinjiremo neza turebere hamwe umwanzuro byaje kurangira ufashwe. Uyu mwanzuro Ndayishimiye yari yazanye wuko bagomba kwemeza ibyo yavuze, gusa benshi ntabwo barimo bavuga rumwe, bisa nkaho barimo babona ko atazashobora kuba yayobora uyu muryango yahawe kuba yayobora Afurika yunze ubumwe. Reka tubyinjiremo neza. Nimba bwa mbere ugeze ku YouTube channel tugaye ikaze, kora subscribe kugira ngo tubana mu biganiro bya buri munsi bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru y'uko rero hari ibihugu 20 byanze gushyigikira iki cyemezo cyatangiye kuvugwa mu ijoro ryo kuwa 27 Werurwe umwaka wa 2026. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo hirya no hino bimwe byanditse ko Afurika yunze ubumwe yahisemo kudashyigikira kandidatire ya Macky Sall, kandidatire yihutanira umwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni ushobora gutangwa n'igihugu gitangiye umukandida cyangwa umuryango w'ibihugu. Umukandida ntabwo ari ngombwa ko aba akomoka mu gihugu cyamutanze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rukuta rwa X yasobanuye ko uburyo Ndayishimiye yatanzemo kandidatire ya Macky Sall burimo amakosa, ko atubahirije amategeko kandi ari ikibazo gikomeye cyane. Ati byabaye uyu munsi tariki 27 Werurwe 2026 ku muryango wa Afurika yunze ubumwe ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ubushobozi mu miyoborere ari ingenzi. Ntibyumvikana rero uburyo umuryango w'umugabane wose warohwa mu buryo butumvikana n'umuyobozi wawo utamaze n'amezi 2 ari kuri uyu mwanya. Icyemezo cy'ibihugu 20 by'ibinyamuryango bya Afurika yunze ubumwe byahisemo kudaceceka. Ntabwo cyari kigamije kwanga kandidatire y'uwo ari we wese, cyari kigamije kutemeranya n'imikorere ipfuye yatangijwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe utarakurikije amategeko n'amabwiriza agenga ibyo gutanga kandidatire y'uyu muryango wa Africa Union mu miryango mpuzamahanga. Nduhungirehe yasobanuye ko kuva ku munsi wa mbere ibyakozwe na Ndayishimiye byose bitakurikije amategeko. Ku wa 2 Werurwe 2026 Ambasaderi w'u Burundi muri Loni yoherereje inteko rusange ya Loni ibaruwa imenyesha ko guverinoma ye yatanze umukandida uhatanira kuba umunyamabanga mukuru. Yagize ati guverinoma yanjye ariyo iyoboye Afurika yunze ubumwe yatanze Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni. Nduhungirehe yasobanuye ko iyi kandidatire yoherejwe mu izina rya Afurika yunze ubumwe yatumye abakuru b'ibihugu na za guverinoma ba Afurika, kuko nta n'umwe muri bo Ndayishimiye yabanje
kugisha inama mbere yo kujya gufata iki cyemezo gikomeye gutya ngutya. Ati nyuma yo gutanga iyi kandidatire ya Macky Sall i New York, perezida w'u Burundi yagaragaje guhatira bagenzi be b'Abanyafurika guha umugisha iri kosa rikomeye yakoze atanabagishije inama. Kuwa 26 Werurwe, Ndayishimiye yateranyije mbere y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bafata icyemezo cyo gutanga amasaha 24 ku bihugu byose ngo bibe byamaze gufata icyemezo cyangwa byanze iyi kandidatire binyuze mu kudasubiza cyangwa gusubiza. Ubwo ni ukuvuga yego cyangwa oya. Nduhungirehe yashyize hanze announcement cyangwa se icyo twita itangazo rwose avuga yuko ibi ngibi bitari byo. Nduhungirehe ati mu yandi magambo, Perezida Ndayishimiye aho gutumiza inama ya Afurika yunze ubumwe ngo imugire inama ku nzira zikwiye, yahisemo guha bagenzi be b'abakuru b'ibihugu na za guverinoma amasaha 28 gusa yo kwemeza gahunda ye binyuze mu guceceka ku cyemezo cya Afurika yunze ubumwe gishyigikira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka wa 2026 watanze kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni cyangwa se kubyanga ugasubiza. Ibi ni agasuzuguro kuri benshi mu banyamuryango ba Afurika yunze ubumwe badashobora kwihanganira guturwa hejuru imyanzuro no gusuzugurwa n'umuyobozi wabo. Bahisemo rero gusubiza, kwitambika icyemezo cye no kwibutsa Perezida Ndayishimiye ko umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe uyobowe mu buryo bukurikiza amategeko. Nduhungirehe yavuze ko nubwo icyaha cyamaze kujya kuri Afurika yunze ubumwe ku rwego mpuzamahanga, ari ibyabaye byabereye abandi isomo ku gushyiraho abayobozi bashya b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Umunyamabanga mukuru mushya azatangira imirimo ye muri Mutarama 2027. Buri mukandida agomba gutangwa n'igihugu cyangwa se umuryango w'ibihugu, ndetse si itegeko ko aba yatanzwe n'igihugu akomokamo. Bivuze ko u Burundi bwashoboraga gutanga Macky Sall mu izina ryabwo gusa, nubwo akenshi bidakurikizwa, ariko kuyobora Loni nabyo bigenda bihererekanywa ku bice by'imigabane igize itsinda. Ubu benshi bemeza ko hagezweho Amerika y'Amajyepfo. Ibihugu bimwe byemeza ko hagezeho ngo Loni iyoborwe n'umugore, ndetse banenga cyane umwanzuro uyu nguyu Evariste Ndayishimiye yafashe wo guha Macky Sall umwanya akabishyira kuri Afurika yunze ubumwe yose, uyu muryango, aho kubishyira mu izina ryiwe bwite. Mu bakandida bamaze gutanga kandidatire zabo barimo Michel Abunshireta wabaye perezida wa Syria, umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nuclear, ndetse undi akaba visi perezida wa Costa Rica, na Binginira uyobora igihugu cya Argentine. Kuva Ndayishimiye yahabwa ibirango byo kuyobora Afurika yunze ubumwe, abasesenguzi benshi bamunenze ubushobozi buke no kutazashobora kugira ibibazo akemura mu guhanganisha Afurika kuri bimwe muri byo nk'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cye kirwanamo nk'ikiraka cyahawe. Kandi ku rundi ruhande iyo ntambara wibuke ko n'igihugu cy'u Rwanda kiyizamo. Ese perezida w'u Burundi ni gute yazahuza ibi bintu akaba yakemura ibi bibazo nk'uko biri mu nshingano ziwe
afite zo kuba anayobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ariko ikindi gikomeye mu ibyo ngibyo ni uko nawe iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ayirimo kandi mu myanya y'imbere ayirwanamo nk'ikiraka. Rero benshi barimo bavuga yuko uyu muryango ashobora kuzawuroha mu manga bitewe no gufata imyanzuro atagishije bagenzi be inama, ndetse bavuga yuko batazihanganira aya makosa. Duhure mu biganiro biri bukurikira iki ngiki. Nimba ari ubwa mbere wageze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo wa Sam Geo Official, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru ni akagaruka buri